Reka nongere musuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza. Amazina yanjye nitwa Elisa, channel yo murayimenyereye ni Kigali House. Uyu munsi rero nzanye iki? Uyu munsi ndi hano Kicukiro ahantu ho bita Niboyi, murahazi neza. Kicukiro Niboyi ni quartier nziza cyane. Mbazaniye inzu y'akataraboneka nk'uko urimo kubibona kuri kamera zawe. Urabona yuko ari inzu nziza cyane iri presentable. Ni inzu ifite ibyumba bigera muri 5, ikagiraho na ka office na sale ebyiri. Ni inzu nini cyane y'umuryango. Mpereye ni muri jaride, urabona yuko ifite jaride nziza cyane imeze neza cyane. Reka mubwire, niba utarakora subscribe kuri iyo YouTube channel yacu rwose uri gucikanwa cyane, kubera ko ibintu byiza byo turabifite byinshi. Bese muri make nakubwira ngo biracyaza. Wowe kora subscribe ubundi uzatugaye ibindi, ariko natwe ntiduteze kuzagutenguha nicyo kintu twiyemeje. Iyi nzu yacu rero mubona iri hano Niboyi muri quartier nziza nkuko natangiye mbikubwira. Irimo iragurishwa kandi irahendutse, ikora ku muhanda wa kaburimbo. Ni inzu ifite view, muraza kubibona nituzamukana. Urabona ko ari inzu iteye amarange meza y'umweru ya white. Urabona ko rwose ari inzu ikeye. Reka nkubwire, iyi nzu uramutse uyiguze uri umuntu ushaka gutura, waba utuye neza, kandi uyiguze ushaka gukodesha gushyiramo umupangayi, nawe biroroshye cyane kubera emplacement yayo. Ahangaha nari ndimo kubereka ni muri jaride. Munyemerere gatoya mbereke na hariya muri parking yayo, murebe neza iyi nzu akantu ku kandi. Mwabibonye ko nabahaye ikaze rero na hano. Iyo maze gukingura ino gate mba mbahaye ikaze, mbakinguriye inzu neza. Burya ni karibu cyane. Ahangaha rero tuhafite parking y'imodoka nini cyane ebyiri, uko zaba zingana kose urabona ko zaparikamo. Ntakubeshye, urabona ko rwose hano zabasha gufitingamo, ariko ni naho ubonera noneho ya nzu yacu. Urabona ukuntu imeze iyi nzu, nkwibutsa ko yubatse n'amatafari ahiye kuva hasi kugeza hejuru. Ni inzu ikomeye imeze neza cyane. Ndakeka ko hano hanze murimo kuhabona. Ikindi kintu nanzi ifite amanexi, ubwo ndavuga mu gikari, kandi harisanzuye hameze neza. Reka mbabwire, ndumva n'iki gice mumaze kukibona neza. Reka duhite tuzamukana dutangirire hejuru, ngende mbereka utuntu tugiye tugize iyi nzu, ntucikwe. Dukomezanya, mwabibonye ko iyo umaze guparika imodoka yawe tuzamuka muri escalier, ubundi ukaba ugeze hano hejuru. Hano hari indabyo nziza cyane, nazo ni akantu k'akadesign keza gahari. Urabona ko nako gatanga ubwiza budasanzwe. Hano rero hari urubaraza rwiza cyane, narwo ubona ko rumeze neza cyane rwose. Ambabarire none hase n'ubuhindukira nuza kubona ya parking yacu neza. Ikindi kintu uri buze kubona, ndebera iyi view. Iyo wicaye hano nko kuri balcony, reba view nawe bufite. Urabona ko ari ibintu byiza cyane, n'iziteretse ahantu heza cyane nta gushidikanya. Dukomeza nyiranyemerere tugendane. Hano turahasanga urugi rwiza cyane ruduha ikaze kuri salo yacu. Ni urugi ubona ko ni za nzugi nziza za aluminium kandi zikomeye zimeze neza. Wow, nageze muri salo, mwabibonye. Rebera ino salo, urabona ko ni salo nini irisanzuye, ni salo ngari. Reka nkubwire, ntacyo uzatuburana kuri Kigali House. Wowe kora subscribe gusa kuko natangiye mbikubwira. Iyi salo rero irimo amatara meza, irimo spotlight. Urabona yuko ari ibintu bikeye cyane. Aya matara nayo atanga ubwiza n'uburanga ntagereranwa. Ni ukuvuga ngo aha hose aho ndi gutambagira ni muri salo gusa. Ikindi kandi dufite TV stand nziza imeze neza nayo. Urabona ko nta kintu bibagiwe kuri iyi nzu. Dukomezanye rero, unyemerere tuzamukane hano kuri salle à manger, aho dusanga salle à manger nziza nini yisanzuye rwose, nayo irimo amatara meza. Ni salle à manger ngari pe, intebe zose waba ufite urabona yuko zabasha gufitinga. Mahara hirya hari akaravabo, kugira ngo murimo murakabona. Urabona ko hano hantu hateguye neza cyane. Ikindi kintu dufite ntarabereka igikoni, hano tuhafite toilette y'umushyitsi ashobora kuba yakoresha in case ni douche na toilette in case atagiye mu byumba. Burya si na ngombwa, ikiza nuko yakoresha ino toilette ya hano hasi kuko baba barayiteganyije. Hano rero tuhafite igikoni cyiza. Salle à manger burya bari umuturanyi w'igikoni buri gihe. Urabona yuko ari igikoni cyiza kandi kinini, cyisanzuye, kigari, gisa neza. Ndebera nawe umwanya wa kuka, urabona ko ari munini. Ase n'uhindukira gutya abereke uyu mwanya wa firigo. Ni firigo yaba ari nini cyane. Urabona ko ari igikoni cyujuje ibyangombwa byose. Ni igikoni rwose gisa neza cyane. Ubwo kandi tukiva ahangaha, reka dukomezanye mu gikari naho mpite mabereka.
Dukomeza mu gikari murabona ko ari ahantu hisanzuye hameze neza. Ahangaha nawe urimo urabibona ko ari aho wabasha kwanika. Urabona ko ari inzu ifite igikari rwose cyisanzuye kandi kigiye kirimo amakaro. Nta hantu wahurira n'ivumbi cyangwa se n'urwondo. Hano tuhafite ahantu ho wakogereza amasahani. Urabona ko ino nzu rwose, reka nkubwire, abantu bagura zino nzu rwose baba babayeho neza. Hano hari umwanya wa gaze tuyitereka hanze, murabizi nibyo byiza. Annex nababwiraga, ahangaha hari akazu k'umukozi, hano hakaba hari akadushe n'agatuwarete. Ikindi kandi dufiteho n'ikigega hejuru, sinzi niba mukibona ariko kiriho. Reka nkubwire, iyi nzu reka duhere mu byumba byayo byo hasi. Kuri kote yo hasi ifite ibyumba bigera muri 2. Reka dutangirane. Aha twageze mu nzu yacu aho tugiye gutemberana mu byumba. Hano hasi turahasanga ibyumba 2 nabikubwiye, ariko mbere yuko twinjira jya ubanza urebe nk'uru rugi, nicyo kiguha igitekerezo cy'ukuntu iyi nzu yubatse. Niba nakubwiye ko ari amatafari ahiye, ubibonera no mu bikoresho byakoze finisage yayo. Hano turahasanga icyumba kimwe gifitemo dushe na toilette. Reka bakibanyerekere. Ni inzu igiye irimo n'amagariderobe. Ni inzu rwose ubona ko ifite ibyumba binini byisanzuye bimeze neza cyane. Urabona ko ibyumba biteye amarangi y'umweru kandi natangiye mbabwira ko gifite dushe na toilette. Urumva ko ari inzu igiye ikase neza. Tukiva muri kiriya cyumba, hano naho ibumoso bwanjye tuhafite ikindi cyumba nacyo gifitemo dushe na toilette. Navuga ko ari nacyo cyumba gitoya mu byumba bigize ino nzu. Urabona ko nacyo ariko kigereranyije umuntu yagishyiramo igitanda akaryamamo neza nta kibazo afite. Gifitemo dushe rero na toilette kandi nziza. Mwabibonye ko tuzamukanye muri stairs zacu. Hano hejuru rero niho nababwiye dusanga salo ya kabiri. Salo ya mbere mwabibonye ko ari nziza cyane. Hano dufite agasaro gatoya, navuga ko ari nk'agasaro wazajya uteguriramo nk'abana mu gihe barimo gukora etide, kandi gafite n'urubaraza rwiza cyane. Ndumva ntari bwirirwe nkajya mu murahabona. Urabona ko ari ahantu heza cyane. Parafo ni yayindi, ni gypsum imeze neza kandi cyane. Hano rero tuhafite akantu k'agasimoro, sinzi niba twakita nk'aka office ariko cyangwa se aga storage, byaterwa. Urabona ko nako ari akantu k'ingenzi kuri iyi nzu. Aha tukiva muri iriya salo rero turakomereza hano muri no side ninjiyemo. Hano turasanga ibyumba bigeze muri 2 kandi byiza binini cyane. Hano rero icyumba cya mbere tukaba twakigezemo, ni icyumba kigari, icyumba cyisanzuye. Urabona gypsum hose, urabona ko ari inzu imeze neza cyane. Iki cyumba gifiteho dushe na toilette kuri no side ya hano. Urabona ko ari bathroom imeze neza cyane. Dukomeza tukiva hariya turasanga ikindi cyumba hano cyiza kinini. Ushobora kwibeshya ko ari chambre principale, ariko oya, iki ni icyumba gisanzwe ushobora kurazamo abana bawe. Urabona ko ari icyumba kigari nacyo kimeze neza. Garderobe mwabibonye, parafo nziza cyane. Hano tukahagira bathroom. Nakubwiye ko iyi nzu ikase neza kubera ko buri cyumba kigiye gifitemo dushe na toilette. Aha twageze muri cya cyumba mukunda muri benshi, cyangwa se wa mwanya mwiza cyane wo mukunda muri benshi. Ni karibu muri chambre principale, aho dusanga icyumba cyiza. Iyo bakise chambre principale kigomba kuba gifite itandukaniro n'ibindi byumba. Ndebera nawe parafo hano, ni gypsum nziza kandi ni kinini, ni kigari. Noneho ibaze ko uyu mwanya wose urimo kubona hano ni uw'igitanda gusa, kubera yuko iki cyumba gifite dressing room kikagira na bathroom ku yindi side, bitarimo hano byose, ariko byose ni ibya master bedroom nyine. Ni igice cyose cya master bedroom. Hano rero hazengurutswe n'amatara meza cyane. Ubona yuko ari icyumba kiryoshye rwose ku muntu wese urimo kureba ino video. Iki cyumba urabona ko ari cyiza. Ndakwibutsa ko iyi nzu irimo kugurishwa ku giciro cya $350,000 z'amanyarwanda. Urumva ko ari igiciro kidahanitse cyane ku nzu ya etaje nk'iyi ngiyi noneho iri muri Kicukiro. Ni boyi kameramani anyemerere duhite dukomezanya aze hano twerekane urwambariro cyangwa se dressing room. Urabona ko harimo garderobe nziza nini kandi imeze neza. Hose hagiye hateye amarangi y'umweru. Si ibyo gusa kandi hano tuhafite dushe na toilette. Gerageza uyibereke neza. Iyi ngiyi aba ari dushe ya chambre principale cyangwa se icyumba cya bosi. Shawa nziza, amakaro meza. Urabona ko ari ibintu biteguye neza cyane. Uhindukiye urabona yuko ubona akaravabo keza cyane. Mbese iyi nzu ntigucike niba ufite gahunda yo kugura inzu nziza muri uyu mwaka. Reka mprofite uyu mwanya mbashimire cyane mwebwe
mumpaye umwanya wanyu nkaba mbatembereje ku nzu nziza cyane imeze nk'iyi ngiyi, ibyumba bigera muri 5, sale ebyiri, ni inzu nziza ikomeye, igiciro ni miliyoni 350. urumva ko ari inzu ukwiye kuba utuvugisha tukakugezaho mu ba mbere, kuko ntago nizeye ko iri buze gutinda ku isoko bitewe na location yayo. Mutuvugishe rero kandi mukomeze kugubwa neza, Imana ibaho umugisha mwinshi n'amafaranga kandi ibahaze uburame.